Bakunzi ba Judgment Truth Victory ndabasuhuje, mbahaye ikaze. Ubuntu n'amahoro bikomeze kubana namwe, ubuntu bw'Imana bubuzure rwose kandi bubakomeze. Njyewe nitwa Urinzwenimana Faustin, mbahaye ikaze muri uno mwanya wasoma Bibiliya. Nanone nakurarikira gukora subscribe, share, ndetse wabagize n'ikibazo cyangwa n'izindi comment wifuza kutugezaho ukabishyira muri comment, hanyuma wakumva bikunze ugakora kuri like. Rero mbere yuko dukomeza tubanze dusenge. Mana yacu, data wa twese, turagushimye, turaguhimbaje ko muri uyu mwanya tugihumeka, izina ryawe rishimwe. Abana bawe bari hirya no hino babasha kumva ururimi mvuga, ndakwinginze ngo ubahe kumva kandi ubahe gusobanukirwa, ndetse nanjye ubwanjye ukomeze kunyongera imbaraga. Ngwino bane natwe rero muri iri jambo ryawe ryera, mu izina rya Yesu, amen. Uyu munsi tugeze mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 15, ndetse no muri Matayo igice cya 2 umurongo wa 15. Rero muri ubwo buryo, muri no gahunda ya soma Bibiliya, nakubwiye yuko tuzagenda tureba byinshi kandi Uwiteka azadushoboza. Muri Matayo igice cya 2 umurongo wa 15 haravuga ngo nuko abayo kugeza igihe Herodi apfiriye. Ibyo byabereye kugira ngo huzuzwe ibyo Nyagasani yavugishije umuhanuzi ati, nahamagaye umwana wanjye wari mu Misiri. Ahangaha ni muri Bibiliya ntagatifu niko hari kutubwira. Uyu wagumyeyo yari Herode, wagumyeyo kugeza igihe Herode apfiriye. Agumayo ageza ubwo Herode amaze gutanga ngo ibyo umwami Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi bisohore, ngo nahamagaye umwana wanjye ngo ave muri Egiputa. Ahangaha Misiri na Egiputa ni kimwe, kubera yuko iyo muri Bibiliya bavuze Misiri cyangwa Egiputa baba bavuze kimwe. Iki ni igihe rero Herode yashakaga kwica umwana, arimo aramuhigahiga. Yosefu abwirwa guhungira muri Egiputa. Hanyuma muri Bibiliya y'Icyongereza, Matthew chapter 2 verse 15, and was there until the death of Herod, that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, out of Egypt have I called my son. Ahangaha rero ni muri Bibiliya y'Icyongereza n'ababwiye yitwa King James version. Rero mu Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 15, Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo ayirinde. Muribuka mu gice cya 2 ndetse n'igice cya 1 twabonye igikorwa kirema, ariko nanone mu gice cya 2 turacyari kumwe nabyo, kubera yuko tubona yuko Imana yafashe yasi yari imaze kurema ikebamo agace ikita Edeni, irangije igashyiramo umuntu, imaze kumushyiramo ngo kugira ngo ahingire ibirimo kandi agira ate ayirinde. Bavandimwe, ahangaha umuntu yari ahawe inshingano ikomeye cyane. Then mu gitabo cy'Intangiriro igice cya 15, Uhoraho Imana ishyira umuntu mu busitani bwa Edeni ngo abuhinge kandi aburinde. Noneho muri Bibiliya y'Icyongereza batubwira ngo iki? Then the Holy Bible King James version, Genesis chapter 2 verse 15, and the Lord God took the man and put him into the garden of Eden, into dresses it and to keep it. Rero nakurakira gukora subscribe, share, like ndetse na comment kugira ngo ibiganiro dutegura birusheho kukugeraho. Reka dusenge. Mana yacu, tugushimiye neza yawe n'urinzi kwa bikomeje kubana natwe, ndetse tugushimiye ibyiza watugotesheje kugira ngo tubashe kureba kandi tumenye urukundo rwawe. Data, tugushimiye yuko waremye bano bantu akaba ari bo tukomokaho. Ndagusaba nkwinginga uduhe kumva neza agaciro waduhaye, mu izina rya Yesu, amen.